so muratangira mutwibwira ikindi munatubwire n'inshingano zanyu mufite. Murakoze. Urongerejwe. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukankuru Pauline. Muze Igihugu y'abagore. Habaye inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'akarere nshinzwe imibereho myiza. Yego. Umugore ahagaze ate muri Rwamagana? Imyumvire ihagaze gute? Byamubangamiraga, yarakubitwaga, hari abahishaga amakuru, bimeze biti? Ubu ngubu umugore wo muri Rwamagana ahagaze neza. Tiwe n'umugore wo muri Rwamagana ahagaze neza ugereranyije no mu myaka nka 30 itambutse. Umugore wo muri Rwamagana ahagaze neza ugereranyije n'imyaka yatambutse, kuko kuri ubu ngubu umugore mu nkingi enye zose z'igihugu biragaragara yuko habonetse n'impinduka, haba ari mu iterambere bijyanye n'ubukungu, imibereho myiza ndetse no kuba yamenya uburenganzira bwe. Byose bigaragaza ko hari impinduka kandi ifatika, kubera yuko kuri ubu ngubu umugore wo muri Rwamagana watinyutse agakora akirigita ifaranga, kandi umutekano akawugiramo uruhare ahereye kuwo mu rugo rwe, ku buryo ubona rwose hari impinduka ifatika. Mbere ko wasangaga umugore arikesha mu kabari, ariko ngira ngo hari n'icyo kintu kiracyahari. Ntago wavuga yuko wenda byacitse burundu, ariko kuri ubu ngubu bitewe n'ingamba zagiye zifatwa ntago abagore usanga bagitinda mu kabari. Hari amasaha utubari tugomba gufungira, rero muri ayo masaha ntekereza ko nta mugore ushobora kubona mu nzira nyuma yawo. Ni izihe mbogamizi rero zihari? Se wenda hari uburyo cyafashwa kwiteza imbere, ntabwo bose bafite ubushobozi bungana, isi wenda mubafasha iki mwebwe? Abagore turabafasha cyane, wenda nk'inama y'igihugu y'abagore gitanzeho urugero, turabafasha mu buryo butandukanye nabo ubwabo, kandi kubera ko tubakangurira kwibumbira mu makoperative, bakajya mu bibina bitandukanye bakizigama. Nyuma yo kwizigama bakaba bashobora kwihereza icyo bashatse, cyangwa bikabafasha kwivana mu bwigunge ndetse no kuba bagira imishinga mito mito bakora. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri kandi hariho uburyo bwo kubafasha kubona inguzanyo mu mabanke, muri za sako, muri za kopedu, ku buryo ubona yuko rwose umugore wese watinyutse ushatse gukora abona ubufasha, kandi yakoze bimugirira umumaro. Hari igihe usanga umudamu ahohoterwa mu rugo agaceceka. Ese wenda ku badamu nk'abo ngabo bahohoterwa bagaceceka, n'izihe nama mubagira? Hari n'abadamu usanga bahohotera abagabo babo bakabatuka bakababwira nabi, niki watangaza kuri icyo kintu? Kimwe cya mbere, iyo dukoresheje inama cyangwa se turimo gukora ubukangurambaga, tubibutsa indangagaciro n'umuco ndetse na kirazira zigomba kuranga mutima w'urugo. Mutima w'urugo hari bimwe bigomba kumuranga, kandi ntekereza ko muri ibyo ngibyo bimuranga turabimubwira. Harimo n'ibyo bazi: nta mutima w'urugo ugira umwanda, nta mutima w'urugo ugenda amajoro utinda mu kabari, nta mutima w'urugo urwaza bwaki, nta mutima w'urugo utagira akarima k'igikoni. Tumwumvisha ko kuba ari mutima w'urugo, buri kimwe cyose cy'umuryango uteye imbere kandi utekanye gihera kuri mutima w'urugo. Agomba kugira uruhare runini rero rufatika mu iterambere ry'urugo rwe ndetse ry'aho atuye kugera ku rwego rw'igihugu. Tugana ku musozo, wasangaga mu myaka 30 itambutse umudamu ahohoterwa agaceceka. Ese ubu ngubu barasobanutse ku buryo sore Yes inkota. Alo? Kutavuga cyane bambi. Niwe wakoze agizamu ku kazi? Oya. Koje gukora inkuru karera? Ndashaka se mugorone nakonaje. Bariko nabagiye kwivuza. Bagiye kwivuza, urebye nyine amaso arabyimbye. Ariko hari umuswa w'ikina n'ibindi neza byo arakateza sagashikara. Ishyize kunyereza video kuri coronavirus.
iracanga igice cyagize kimari gutanga byiza ariko ari amana usafara kugakira uri kuri WhatsApp none nahise njya no kwikorera inkuru na za Gishari mu baturage ba za Rwamagana navayo gutyo se ariko bagiye kwa muganga bagiye kwa muganga ni ukuri. Thank you very much for remembering me.